Turabasuhuje tubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Job Center Rwanda. Nibagire gukora subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu akubwira uko wabona akazi, uko wagahanga ndetse n'amakuru y'ubukungu uko wakirigita ifaranga. Uyu munsi rero tukaba dushaka kubaganirira kuri service. Ntabwo waba ufite akazi ukorera abandi cyangwa se wikorera ariko udatanga service nziza. Tugiye kukubwira ibintu bitanu umukiriya akunda cyane ku buryo iyo bimukoreye agumana nawe yaba muri business yawe cyangwa se n'ahandi aje gushaka service bityo agakomeza kukugana. Icya mbere rero nukwakira umukiriya ukamuha ikaze useka umwenyura ufite urugwiro. Impamvu nuko iyo umukiriya aje kugana ukamwakira umuhaye akaboko, niba asanze wicaye ugahaguruka ukamusuhuza ukamubwira uti ni karibu ikaze, se twabafasha iki, ukabimubwira mbese umwenyura bituma umukiriya yumva ko yisanga. Igihe rero aje ukamwakira ufunze isura bigaragaza ni nko kumubwira ngo uje hano udakenewe. Murumva ko rero hari abantu benshi bagiye bafunga business zabo bitewe nuko bakiriye nabi abakiriya. Inseko yonyine kumwenyura nta kiguzi bigura, gusekera umukiriya nta kintu uhomba. Rero ni byiza ko abantu babyiga bakabigira umuco. Umuntu yaza gusanze wicaye ugahaguruka uti mwiriwe, ese twabafasha iki, hano ni dutanga izi services nizi, ese muje gushaka zimwe muri izi, mbese ukamwereka ko aje akenewe. Icya kabiri rero iyo umuntu aje kugana ugomba kureka ibindi byose wakoraga ukamwakira. Ahangaha byumvikane neza, umukiriya ashobora kuza kugana ariko agasanga ubuze uri kwakira undi muntu, cyangwa se agasanga uri kuri telefone, cyangwa se kandi nawe yakazi, cyangwa se agasanga mu by'ukuri uri gutunganya ibikenewe kugira ngo umwakire. Icyo uyu mukiriya akunda ni ukumwereka ko wamubonye kandi koko ugafata n'umwanya muto wo kugira ngo umwakire. Wabona biri butinde ukamubwira uti nakubonye ariko kandi ndi kwakira undi mukiriya, waba wihanganye, cyangwa se uti ndi kuri telefone ndaje nkwakire. Iyo atari ibintu byihutirwa ubwira umuntu kuri telefone ukamubwira uti hano hari umukiriya ngiye kwakira, turongera tuvugane mu kanya. Byaba ari by'akazi ukabwira umukiriya uti mukiriya aba wihanganye ndi mu bibazo by'akazi ariko ndaje nkwakire. Igituma rero umukiriya yishima ni ukubona ko wamubonye, waretse ibindi wakoraga byose umuha umwanya nawe utahita umwakira ku kanya. Ariko abahanga mu mitangire ya service bavuga ko kumwereka ko wamubonye ukamubwira ko hari utundi duto birimo gukora kandi iminota umuhaye ko kukayubahiriza bituma koko yishima, akavuga ati uyu muntu koko arimo gukora ibintu nk'umunyamwuga. Icya gatatu rero nuko umukiriya aba ashaka ko witanga. Kwitanga biravuga ku ndabivuga mu buryo wenda bubiri. Kwitanga harimo na movement nuko buje. Hari abantu usanga nko mwiduka kamubwira uti ndashaka kuri ya mwenda ngo nguriye, nahaguruke kwasingwa kwereke ati uyu mwenda rero ugura aya mafaranga, izi nkweto rero zigura aya mafaranga, cyangwa se ibi biribwa bikoreshwa gutya, cyangwa se uyu muti, cyangwa se aya mafuta yo kwisiga rero ni amafuta atarimo hydroquinone, n'urugero ni amafuta atakwangiza uruhu rwawe nkawe w'inzobe cyangwa se w'igikara, aya niyo yakubera. Umuntu agahaguruka akitanga, nyine umukiriya akabona ko wamwitayeho. Hari abantu rero usanga muri business wamubaza nk'umuntu wigeze kujya kugura inkweto ahantu, agezeyo aravuga ati nanije gutwara za nkweto ejo nari nashimye. Uzi ukuntu umuntu yamusubije yaramubwiye ngo genda uzirebe ntabwo uzaho ejo wazisize. Ibintu byatumye umuntu atagura izo nkweto, abo nazisize zishobora kuba zidahari. Ibyo ni ukugaragariza umukiriya yuko utamwitayeho kandi nta kwitanga kurimo. Kwitanga ni ukumuha amakuru y'ibyo ashaka, ni ukubimuha niba ari ibintu bifatika, ni ukumwereka ko nta wundi muntu muri ako kanya ufite agaciro uretse umukiriya. Icyo kintu rero cyo kubona witanze umukiriya arabikunda cyane. Ikindi cya kane rero ni ugutekereza ku mukiriya na mbere y'uko aza. Ahangaha icyo bishatse kuvuga ni iki, ni ukumenya abakiriya banjye bakunda gukenera iki. Niba ari muri restaurant ni ibihe biryo bakunda kurya, niba se ari imyenda ukavuga uti ese imyenda ncuruza kenshi ni iyihe, ni ibiki hano abakiriya bakunda, ukabishaka hakiri kare. Kuko iyo umukiriya aje agasaba ibyo yifuza akabibona byihuse, iki kintu umukiriya aragikunda. Iyo rero wabikozeho ukabitekerezaho mbere, ukabitegura, ibi ngibi bituma umukiriya aza akavuga ati naje hano kuko banyiteguye, naje hano nkenewe. Ntago rero ari byiza ko umukiriya aza agategereza umwanya munini nkaho utazi ibyo akenera. Ni byiza kumenya abakiriya banjye ni bande, ese bakunda ibiki, ese ni ibiki nategura na mbere yuko baza. Iyo rero ubikora ukabikora ari uko umukiriya hageze
tuvuge nko mu maresitora hari ibintu bita mise en place, nuvuga ngo nugutegura ibintu ukavuga uti mfite abantu nk'icumi 20 bari bukenere kurya umureti, kandi umureti bakunda umureti urimo ibitunguru, urimo n'inyanya, urimo n'inyama, urimo special, urimo n'amafiriti. Hariya bintu rero hari ibyo ugomba gutegura mbere, umukiriya yaza ugahita ubihuza agahita ukora umureti. Ntabwo rero bituma atinda. Ni byiza rero ko umukiriya akunda gusanga ahantu yiteguwe. Icyo rero ni icya kane. Hanyuma rero ikindi abakiriya bajya bakunda no kubahiriza igihe cyabo. Iyo umukiriya wamwangirije igihe, ibindi bikurikiraho byose biba bipfuye. Umukiriya akunda igihe, ni nkuko umukiriya n'igihe ntabwo bitandukana, ni nk'ifi n'amazi. Ifi ivuye mu mazi ihita ipfa. N'umukiriya iyo wishe igihe cye, serivisi iba yamaze kurangira, iba yarimbutse, iba yarangiye, iba yagiye sinze ahantu navuga, iba yamaze kwangirika ku buryo no kuyisana kuyirepara bigoye. Umukiriya rero akunda igihe cye cyane. Ibi bintu byose rero kugira ngo ubahirize igihe cy'umukiriya, nuko nibaje umuha serivisi mu gihe wagennye, ukavuga uti serivisi zacu zitangwa gutya mu minota 10, mu isaha, mu minsi 2, mu minsi 3. Hari ahantu nagiye ngiye kwaka serivisi y'ubutaka, mu by'ubutaka nsanga handitse ngo iyi serivisi iboneka mu minsi 3. Uzigiye nayibonye mu mezi 2. Buri munsi nasanze byafishije neza ko iyo serivisi yo gusana uyibona mu minsi 5, ariko nayibonye mu gihe cy'amezi 2. Iyo serivisi sinzayibagirwa ukuntu ari mbi. Naramugenerekanye ifoto none wanyishyirire kuri Twitter. Atangira kunga ati oya ubishyira kuri Twitter, buri abakozi babaye bake, umuyobozi w'umurenge baramuhinduye birakererwa, ariko ubundi ni minsi 5. Icyo mbivugiye ahangaha ni kugira ngo wumve ko umukiriya akunda igihe. Iyo wamaze kwangiza igihe cy'umuntu babirangiye, niba wabwiye umuntu igihe cy'iminsi 5, iminsi 5 igashira, ugomba kumuhamagara itarashira, wa gatanu uri bushira uwo munsi ukamubwira uti cyangwa izashira ejo, uti serivisi ejo ntabwo uzayibona, umuyobozi w'umurenge yagiye mu kiruhuko kandi nta wundi wemerewe gusinya. Sibyo tuvuga nko gusezeranya, tuzi ko hari abantu bemerewe gusezeranya, adahari ntabwo bamfata ngo ngiye gusezeranya nubwo n'abankora mu murenge. Rero uhamagaye bageni ukabwira uti umuyobozi ari kubasezeranya muri konje, kandi noneho wenda umusigariraho ntahari, ntabwo gusezeranya wenda bizakunda, wenda ubwo mfashe ikintu kigoye, ariko gusezeranya ntibikunda gusiba. Ariko noneho kubahiriza igihe no kubwira umuntu igihe umuhera serivisi. Waba utari buyimuhe ukamubwira uti rero umukiriya wacu iminsi 5 igiye gushizashira ejo, ariko ntabwo muzabona serivisi kubera yuko habaye ikibazo iki n'iki, mutwihanganire. None se serivisi zaboneka ryari? Akagusubiza ati buriya turongera twongere ikindi cyumweru, kandi cya cyumweru ukacyubahiriza. Ntibisabe ko umukiriya abwirwa ko atabona serivisi ari uko hageze. Dufite ikoranabuhanga, aba yasize telefone. Rero iyo ubahirije igihe cy'umukiriya, umukiriya arabikunda cyane, akaba mu by'ukuri bituma aguma aho ngaho, ndetse akaba yakuramba akavuga ati iyo hano ngeze muri job center ashaka serivisi barayimpa, iyo ngeze aha nashaka serivisi barayibahiriza, niyo batayimpaye bambwira impamvu, ukamusobanurira impamvu itabonetse, ukamuha na promesse y'igihe uzayimuhera cyangwa se indi tariki azayibona ku bintu birebana n'imyambarire. Nanone umukiriya akunda umuntu umwandikirira ahantu heza, kandi akabona ko n'umuntu umwakiriye yambaye neza. Uvuga ko rero kwambara neza bijyana naho umuntu na serivisi ari gutanga. Hari abambara uniforme cyangwa impuzankano, ariko hari abandi bambara ibintu bisanzwe nk'ibyo nanjye nambaye uyu munsi. Ntabwo ari uniform nabyitse, ndambara gusa yenda, ariko umukiriya akwisanga yabona ko wambaye ibintu bifatika. Tuvuge hari imyenda tujyana muri sorte dusohotse muri boîte, nk'abasore bagiye kubyina n'inkumi cyangwa n'abandi bagiye kwishimisha, mbese turi dushaka kuruhuka. Hari n'imyenda twambara turi mu kazi. Ni byiza ko abantu batanga serivisi babimenye. Niba uhura n'abakiriya agomba kumenya imyambarire imeze gute. Hari ibigo rero bishyiraho uburyo bw'imyambarire, noneho iyo bitariho ariko nawe ugomba kumenya ngo ngiye ku kazi, niba ngiye ku kazi ndambarana. Ibyo nabyo rero by'imyambarire, kuba umunyamwuga mu myambarire, mu kuhagarara presentation, ko umuntu akubona ni ibintu byiza. Wasokoje ese, waciye inzara ese, wibutse kwibrosa. Hari umuntu uguha serivisi ugashaka kwirukanka kubera ntabwo yabrosheje, cyangwa kumva kubisa icyuya cya kindi cyatari kandi ari kuri reception. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kwitaho igihe wakira abantu benshi, igihe uri ahantu uri buhure n'abakiriya. Niyo suku uko umuntu agaragara nayo ibikenewe. Ubundi mu
bantu bizi imitangire ya serivisi bavuga yuko umukiriya umwe ugiye ajyana n'abandi bakiriya 10. Tuvuge ko umukiriya atishimiye serivisi yawe, icya mbere agenda arakaye, icya kabiri agenda bivuga nkuko iyo wamwakiriye neza agenda bivuga, akavuga ati hano hantu bakira abantu neza, hano hantu ugiye bakubwira neza, hano hantu ugiye usanga biteguye ntibica igihe, n'abantu bafite gahunda. Iyo rero wabyishe agenda bivuga ati hariya ntuzajye muri la restaurant usaba ikintu kimara iminota 10, umureti ntiwagombye kurenza iminota 10, icyayi nticyagombye kurenza iminota 5. Hari ugiye ushonje ugomba gutegereza amasaha 2. Icyo gihe rero iyo umukiriya agiye arakaye, nubwo waba ufite abakiriya benshi bigeze hehe, nubwo waba waramaze kugerayo, ariko umukiriya umwe agiye arakaye abwira abandi batari munsi y'10. Tuvuge ku munsi ko hagenda abakiriya 10, bivuga ko babwira abantu 100. Urumva ko hari abakiriya bandi yenda bagombaga kuza aho ngaho bagiye ahandi. Ni igihombo rero gikomeye cyane kurakaza umukiriya, kuko umukiriya arakaye aragenda vuga ngo nageze iyo njya ngo serivisi narayifatishije, naragafashe nkuko muri iyi minsi abajene numva bivuga akazi ndagafite, ni ngewe ibi bintu byose ni nge babibarizaho, ni ngewe namaze kubona abakiriya. Hari abantu benshi cyane cyane mbibona mu Rwanda, iyo bamaze kubona abakiriya karite ya serivisi iragabanyuka. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane. Igabanyuka kubera iki? Niba wahaga abantu ji nziza ubona abakiriya 100, wenda wari ufite 50, wabona 100 ugatangira kuvanga mu tuzi. Iyo abantu baje kubona yuko utangiye kubavangiramo n'utuzi, ubutaha ntabwo bagaruka. Ni ukuvuga rero nubwo waba warageze iyo ujya uri umukiriya ukomeye, ufite business nziza ifatika, ugomba gutekereza ku bakiriya bawe, ugomba gukomeza kugumana za standards cyangwa se ibipimo bya serivisi byiza wabahaga, kuko umukiriya iyo abonye hari ikintu wagabanyuyemo mu mitangire ya serivisi ahita abona ko utari umwizerwa, agahita ahindura, yafite ahandi ajya aragenda. Hari abantu bavuga ngo ariko nitwe dutanga izi serivisi gusa, tuvuge nk'ibigo nka WASAC cyangwa se abaduha umuriro ko kiba ari ikigo kimwe. Ibyo iyo ari abantu batanga serivisi imwe, mu by'ukuri nta handi wajya ubuko kandi uburobuje kuyifata, cyangwa se ibigo nderabuzima. Urabizi ko muri mituweli ufite ahantu ugomba kwivuriza, ni ushaka kuhahindura nko muri centre de santé kubera haba ari ibyo bita zone de rayonnement, ahantu bakavaringa. Urumva nta handi uri buki, kereka wenda kujya muri privé kandi birahenda. Ariko ingaruka zirimo noneho kuvuga ngo nitwe dutanga izi serivisi turazi byanze bikunze, ariko ingaruka ni izihe? Ni ukuvuga ngo umuntu afata iyo serivisi umuhaye ababaye, arakaye, ku buryo ubutaha nabona umuntu umuha opportunity yindi azahita agenda. Ikindi mu bayobozi, mu nzego z'ubuyobozi, hari igihe baha abaturage serivisi mbi, baduha serivisi mbi turi abaturage kandi twe twabatoye. Ingaruka irimo nubwo aka kanya nje mu murenge, nje mu kagari, nje mu mudugudu, numpe serivisi nziza kandi uri umuyobozi ubereyeho kunyakira, uvuga ngo ninjye uyoboye umurenge, ninjye uyoboye akagari, mbese ukumva ko aho ngaho umeze n'ikigirwamana nta wakuvanaho. Ingaruka irimo nuko abantu iyo baje kumenya gutanga serivisi mbi, byanze bikunze bigera niba ari umwanya wapiganiwe kuba gushinzwe, ejo bundi bakagufatira imyanzuro n'akazi kawe ukaba wagatakaza. Ni ukuvuga rero ko ingaruka yo iragaragara kuri buri wese utanga serivisi mbi yitwaje ngo yagezeyo, nuko abakiriya bamucikaho, bagenda bamuvuga nabi. Kandi hari ikindi kintu muri serivisi bavuga, gukosora isura yanduye biragoye cyane, bitwara n'amafaranga kurusha gukumira ko isura yawe muri business cyangwa se muri serivisi yakwangirika. Inama rero nabagira nuko bamenya ko umukiriya ari umwami. Hano muri job center ntabwo abakozi bakorera nyiri job center, nta nubwo bakorera Afrimedia sinzi ikigo runaka, abakozi ba Surufo ntabwo bakorera Surufo, ariko burya bakorera wa mukiriya uza kubagurira. Inama rero nabagira abantu batanga serivisi, nibumve ko bakorera umukiriya, ntabwo ari bo bikorera. Boss wabo ntabwo ari wabahaye akazi, boss wabo ni umukiriya, kuko boss wabo ari wabandi wabahaye akazi, umukiriya uyu munsi wa none ntiyinjire, sinzi ko bazabona amafaranga yo guhemba. Abantu rero nibumve ko umukiriya ari umwami nk'uko bivugwa, kandi ko umukiriya iyo umufashe neza ni isoko y'iterambere ya business yawe. Iyo yishimye agenda azana n'abandi, ariko iyo arakaye ajyana n'abandi. Ni ukuvuga rero kuvuga ngo wageze iyo ujya ngo ntabwo ugomba gutanga serivisi nziza, ni imitekerereze iciriritse, ni imitekerereze y'abantu navuga babaswa muri serivisi, ni imitekerereze iganisha habi. Yari inama nabagira ahubwo ni guhora wimprovinga, guhora unoza serivisi uha abantu, gahuruzi ubaha serivisi nziza. Ikindi abakoresha kugira ngo abakozi batange serivisi neza, nuko n'abakozi nabo bafashwe neza. Tuzabigarukaho abo twita internal customers, abakiriya b'imbere niba abakozi dukoresha,
rero nabo tuba dukwiye kumenya turabafata gute, se bahembwe, niba batahembwe twabasobanuriye ni impamvu ki batahembwe. Murakoze rero, ni bimwe mu byo tuzakomeza kubasangiza kugira ngo mushobore kuri Job Center Rwanda YouTube channel yacu, kugira ngo mushobore kumenya uko mutanga service, kugira ngo umukiriya nibaje azi kuko akenewe, kandi nibaje ntagende. Tuzakomeza rero kugenda tubibaganirira, ubutaha tuzababwira no ku bintu byirukana umukiriya. Twabwiye bituma umukiriya haguma, ariko hari bimwirukana, kandi hari ibyo abantu bakora batabizi. Icyo gihe rero ni byiza ko abantu babimenya. N'ubure rero gukomeza gukurikira Job Center Rwanda YouTube channel yacu, ndetse ugakora na subscribe, hanyuma kandi ugakanda no kunzogera kugira ngo aya makuru meza arebana na service, arebana n'ubukungu, akazi, kwihangira umurimo, kubona amafaranga ajya kugeraho buri gihe uko inkuru nshyashya yacu isohotse. Ndahamya ko hari byinshi mwigiyeho. Nge rero tuzongera ubutaha.